wa Nazareti mvuge ngo amahoro y'Imana nakomeze kuba muri wowe ndetse n'umugisha w'Imana ukomeze kukubaho aho uherereye hose mu bihugu byose ushobora kuba uherereyemo. Icyambere cyo nuko Imana ikomeje kukurinda, natwe Imana ikomeje kuturinda. Ushobora kuba umeze nabi, utameze neza, birashoboka, ariko reka nkubwire ngo uko bwije nuko bukeye Imana y'amahoro ihindura ibihe. Rero nkuko mubireba twakiriye umukobwa hano kuri kamera, ni umushyitsi, ako si umushyitsi, muratubabarire, ni umusangwa asanzwe aza aha ngaha. Turakwakiriye umukozi w'Imana, umeze ute? Urakomeye? Urashima Imana? Okay. Warenze imisozi, urenga ibibaya, ndetse uca n'ubutayu bugiye butandukanye, urimo usenga kugira ngo Imana iguhe ubutumwa uzana ahangaha kuri Zaburi Nkunda. Yego. Okay. Rero muri uwo mwanya ngira ngo nk'uko tubwiye ngo umeze neza, reka tuguhe umwanya asigaye, ubundi ube wasenga kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro mu mwanya muto ushoboka, kuko ndahamya neza ko uko wasenga Imana, niyo wasenga umunota, niyo wasenga iminota 2 cyangwa se amasegonda 30, icyo tuzi cyo nuko tuba dusenza Imana. Nta sengesho rijya riba ritoya imbere y'Imana. Tuguhaye akanya kugira ngo usenge. Mbere y'uko nsenga reka mare ndirimbo muririmbyi 45 mu Gakiza. Ndaririmba igitero kimwe. By'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mugiye. Mana nziza, uri data twese mwiza, uri nyiribihe. Mana tugushimiye akanya keza uduhaye, tugushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Imana yarinze ababyeyi, urinde abagabo. Imana yarinze abasore, urinde abakobwa. Ndagushimiye Mwami, nyemerera tugiye kumva ijambo ryawe Imana. Ntabwo singa ijambo ryabayeho ntarabaho. Nyemerera uhe umugisha imitima igiye kumva ijambo ryawe. Nge ntabwo namenye ikwiriye imitima Mana, ni wowe ujya ureba ukareba igikwiriye imitima. Nyemerera Kristo uzubane natwe. Ndaguhamagaye Mana, ngewe nicaye ahangaha ari wowe Mana mbikesha. Mana ngewe mbere haboneke wowe, undinde kuvuga ibyanjye ahubwo mvuga ibyawe. Uze data, uze ubane natwe. Urakoze nyiribihe. Cyuro cy'Imana kigutahana. Nirukanye imbaraga z'umwijima, nirukanye ibitavuga Imana, ndakubita hasi bishyira hejuru mu izina rya Yesu. Nirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu. Mpamaganye imbaraga z'Imana, Mana y'umuriro, uze umuriro w'Imana ugutahana. Urakoze kubyumvise. Amen. Amen. Nshimiye Imana kwenyemeye kuza ahangaha kuri Zaburi Nkunda. Nshimiye Imana yandinze. Nshimiye Imana kuba ngewe njya mbwira abantu ngo hari Imana ikugira ubuntu n'ubiha agaciro. Nge kuba niciye ahangaha ni Imana mbikesha. Nshimiye Imana mbere umubyeyi mwiza, ikambera imfa, ikambera inyangamugayo. Nshimiye Imana indindiye ababyeyi. Nshimiye Imana ko ari Imana igisezeranye kandi ikanasohoza. Ngo yisezeranyije irasohoza. Nigiye njya mu ivugabutumwa ikabuga, Imana yaramye ngo impaye telefone ya touch. Amen. Niyo maze igihe mbwira Imana ngo Mana ndambiye telefone ya gatushye, ariko mbabwire ngo iyi Imana irakora. Nge ndavuga Imana nabonye, simvuga Imana numvanye abandi. Ngewe mfite ibihamya, ndavuga Yesu nabonye, ngo ngewe mfite ibihamya. Amen. Rero Imana yampaye touch, dore ngiyi. Amen. Rero nshimiye Imana namwe yabarinze abakunzi ba Zaburi Nkunda. Kandi Imana yambwiye ngo umuntu uzagere ibiganiro kuri Zaburi Nkunda, Imana izajya imuha umugisha. Kandi nshimiye n'abayobozi bampaye umwanya. Amen. Tugiye kuvuga gusoma ijambo ry'Imana. Rero hari ubutumwa Imana yampaye nabazaniye. Ubutumwa buri mu ijambo ry'Imana muri Matayo 11:28. Dusomere Matayo 11:28. Twihute kuko Imana ikumira ngo imirakora n'abantu bihuse.
Imana irimo ikorana n'abantu bihuse, Imana irimo ikorana n'abantu biharamagara. Kadusome ijambo ry'Imana muri Matayo bice 11 umurongo wa 28 izina rya Yesu. Ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Jambo rikambira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Uwo ni Yesu bivuga. Uwo ni Yesu bivuga. Ese waba uruhijwe n'inzoga? Uhora unywa inzoga buri munsi mu kabari. Ufite umugore ariko wakorera amafaranga yawe yose mu nzoga. Warabaye imbata y'inzoga. Warabaye imbata y'ubusambanyi. Wiwe ujya gutega muri Kadirake. Ubusambanyi bwaranze gukurekura. Ese aho warabaye imbata y'itabi, wirirwa unywa itabi. Ariko Yesu aravuze ngo yemwe abarushye n'abari muze musange ndabaruhura. Uwo ni Yesu bivuga. Ateza amaboko musanga kuruhura. Dukomeze. Murongo wa 29 ngo mwemere kuba abagaragu banje munyigireho. Urasimbutse. Mwese abarushye n'abaremerewe. Ni Matayo 11 umurongo wa 28. 28 haravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. 29 haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banje munyigireho. Jambo rikamwe ngo mwemere kuba abagaragu ba Yesu. Kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Yesu kumukora nta gihombo kirimo. Yukora Yesu neza ahana gutambutsa utari kuzatambuka. Yukora Imana neza araha Imana ikugeza utari kuzigera ugera. Araha Imana ikugeza family itari ikugeza. Yukora Imana neza. Mwemere Yesu mumukorere. Dukomeze. Mwemere kwa abagaragu banje munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana ifiteho cyane. Sanga Yesu. Yomere Yesu wari umusambanyi akakuvanamo. Yomere Yesu wari umusambanyi akaguhamagara ukava mu busambanyi ukaza kuri Yesu. Uranezerwa. Yuvuye mu busambanyi uranezerwa. Yuvuye mu businzi uranezerwa. Yuvuye mu kunywa itabi Yesu aragenda mukara akagucura ugahinduka umuntu muzima. Imana ifiteho cyane. Dukomeze. 30 kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Imana ifiteho cyane. Gukora Yesu nta gihombo kirimo. Gukora Yesu ntago gukora Yesu biremereye hoya. Gukora Imana nta gihombo kirimo. Bikora neza Imana izaguhemba. Kuko Imana imaze igihe imbwira ngo nimbwira abantu bayo ko Imana ije guhemba no guhana. Korera Yesu neza. Nimbura umuririmbyi korera Yesu neza. Uri muririmbire neza. Ubijyamo bikurimo. Atari ibyo guhembera. Atari ibyo gufitira. Ahubwo ubijyamo neza. Nimbura umuhanuzi bijyamo neza. Irinda kuvanga. Korera Yesu neza azaguhemba. Nimbura uvuga utuma korera neza Yesu azaguhemba. Nimbura umudiyakoni korera Yesu neza azaguhemba. Umukorera utavanga. Umukorera utanyuranya. Umukorera nta zindi ndamugamije. Umukorere neza Yesu azaguhemba. Ndabwira abaririmbyi. Ndabwira abavuga ubutumwa. Ndabwira abahanuzi. Ndabwira abapasteri. Ndabwira abadiyakoni. Mukorere Yesu neza. Kuko Imana ije guhemba no guhana. Kandi Imana yambwiye ngo irambiwe abantu bakora umurimo w'Imana ibyaha. Dukora Imana duhinda imishyitsi. Dukora Imana tuyitinya. Tugiye gusenga. Waba uruhijwe n'ubusambanyi. Waba uruhijwe n'ubusinzi. Waba uruhijwe n'uburozi. Kone umuntu umudiyakoni ariko arakora hejuru y'icyaha.
urihana byanze uwanze kubirekura uraroga. Kera abantu bajyaga kwihana akaba yafata umwana akamugusigira, ariko kubera yuko azaguha umwana ari muzima, nurangiza umusubize umwana warimwe yana. Ariko Yesu arambwiye ngo mukorere Imana muhinda imishyitsi. Waba wararuhijwe n'ubusambanyi, ugenda ukaririmbira Imana ugafirimba uvuye gusambanya, nutinye iyo Mana ugiye kuririmbira, ukagenda ukajya kwantona ukajya ku ruhimbi ugafata mikoro. Iyo Mana ntuyitinye ukaririmba hejuru y'icyaha, byarakunaniye. Ariko Yesu arambwiye ngo ateze amaboko, ngwino kwa Yesu akuruhurwa ubusambanyi, ngwino kwa Yesu akuruhurwa ubusinzi, ngwino kwa Yesu akuruhurwa kunywa inzoga. Hari abantu baruhijwe n'amadeni, hari abantu baruhijwe n'ubukode bwarabaruhije burabarembeje, hari abantu baruhijwe n'urushako, abagore bananiye abagabo, abagabo bananiye abagore. Ariko Yesu arambwiye ngo ngwino kwa Yesu akuruhure. Muri Yesu niho harimo uburuhukiro, muri Yesu niho harimo uburuhukiro. Ngwino Yesu akuruhurwa ubusambanyi, ngwino Yesu akuruhurwa ubujura, ngwino Yesu akuruhurwa ubwicanyi, ngwino Yesu akuruhurwa ubugambanyi, ngwino Yesu akuruhure ngo kunywa inzoga, kunywa ibyo bitabi, ngwino Yesu akuruhure uve mu byaha ujya kuri Yesu. Muri Yesu niho harimo ubuzima, muri Yesu niho harimo ubuzima, niho harimo ubuzima. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Data twese mwiza. Jambo ryaratubwiye ngo bemwe abashi n'abanye musange n'abaruhura. Uwiteka Imana, hari abaruhijwe Mana n'ubusambanyi, hari abaruhijwe n'ubusinzi, hari abaruhijwe n'ukunywa itabi, hari abaruhijwe n'ubukode bubaruhije, hari abaruhijwe n'urushako, abagabo baruhijwe n'abagore babananiye, hari abagore baruhijwe n'abagabo babananiye. Ariko ndakwingiza Nyiringabo Imana kugira ngo uruhure abantu bawe. Ayi Nyiringabo Imana, ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Yesu ko hari abantu baruhijwe no kunywa itabi ryarababase, ariko aya masaha baretse iryo tabi. Mana, ndagushimiye ko hari abantu baruhijwe n'ubusambanyi, bakagenda muri korari bakaririmbira hejuru y'ubusambanyi, ariko aya masaha aciye bugufi ubusambanyi buretse. Ndagushimiye Mana ko hari abantu baruhijwe n'ubukode, ariko Yesu ari kumbwira ngo abahaye amazu yabo. Hari abantu bari baruhijwe n'ubusinzi, ariko Yesu abakuye mu businzi. Umwuka Wera agiye arabarambagije, abakuye mu businzi. Umwuka Wera arabarambagije, akuye abantu mu busambanyi. Umwuka Wera arabarambagije, akuye abantu mu bikozasoni. Data Kristo, hari abantu bari baruhijwe bareba kuri amatelefone, bakareba amafilime y'urukozasoni. Hari abaririmbyi bakareba amafilime y'urukozasoni, hari abadiyakoni. Ariko Yesu arabarambagije, abakuye muri aya mafilime y'urukozasoni. Ndagushimiye Mana ko hari abantu Yesu uruhuye. Ndagushimiye ko hari abantu ndagushimiye ko ari abantu Yesu uruhuye. Hari abantu uruhuye ubukode. Ndi kubona uyu mumama yari umupfakazi, yararijwe n'ubukode, bari bamuhaye piriyave, ariko Yesu arambwiye ngo aramurengeye. Uyu mucamanza yarengeye umupfakazi, yahoraga amutitiriza, agahora amutitiriza, ariko uyu mucamanza ntabwo yitaga ku bantu b'Imana, ntabwo yitaga ku bantu
abantu kubera ko uyu mupfakazi yaramurembeje ahora amutitiriza aramubwira ngo kubera ko nduhije ndakurengeye. Hari abo Yesu arengeye, hari abo yishyurira amadeni, hari abo Yesu arengeye akuye mu bukode, hari abo Yesu arengeye akuye mu busambanyi, hari abo Yesu arengeye akuye mu businzi, hari abo Yesu arengeye akuye mu kunywa inzoga ndetse no kunywa ibitabi, hari abo Yesu yongeye guhereza ubuzima, hari abari bihebye, yewe umuntu wari warihebye vuga ngo byararangiye ngo watakaje ibyiringiro, ariko Yesu arambwiye ngo Yesu arambwiye akugarutseho. Ndagushimiye Mana ko wongeye kurokora abantu bawe, kandi hari abantu bari batagaza agakiza, Yesu yongeye guhereza agakiza. Urakoze Nyiringabo, urakoze Mana. Mana niwubahwe, Mana shyirwa hejuru, Mana niwamamare. Ndagushimiye Mana kurokoye abantu bawe Mana. Ndagushimiye ko hari umuntu wihanye amaramaje, arihanye n'ukuri abivuyemo, aramaramaje. Uyu mukobwa ufite imyaka 25, Yesu aramurokoye amukuye mu busambanyi. Urakoze Yesu kubyumvise, amen. Yes, urakoze. Mana yamuhe umugisha mu izina rya Yesu. Ariko ndakwinginze kugira ngo utange nimero zawe asigaye ubundi dukoze mu izina rya Yesu. Tumva watanga nimero zawe tugasoza mu izina rya Yesu. Amena. Ndi hano kubera Imana, hari ikintu Imana yanyicaje. Rero nkunda Imana ko nabo yaremye. Ngiye vuga Yesu nabonye kuko ngifite ibihamya. Intego yanyu nuko mamaza Yesu. Rero ndumva utuma umunyamagaro. Ngewe icyo Yesu yamamagariye ni ugusengera abantu b'Imana. Waba ufite ikibazo mpamagare ndagusengera. Ngewe nta kintu ushoboye, ariko iyampamagaye irashoboye. Ndi umukobwa wubaha Imana, ukunda Imana, utinya Imana, uyoborwa n'Imana. Nimero yanjye ni 0785805517. Murakoze. Kandi Imana yambwiye ngo nimero yanjye ni 0785805517. Imana yambwiye ngo umuntu wese uzajya kanda akareba Zaburi imwe, akareba bino biganiro, Imana izajya imuha umugisha kandi ijye mu byayo, Imana izagiza ijye mu byabo. Murakoze. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu.